koze kubera kutazi koga ukayanywa ubwo urayizeye neza ko nta ngaruka urugayirirwa mbwira akabwa we iyo yoza nayasubamo ubu nayisengira ubwo Nese ngo ntabwo yava mu mazi atasuba nese ko yanyweye nyina aricyo kibazo ufite nose ngiye ko nyasobamo ntabwo iyo nsomye nyamira oya ariko keretse ari izundi muntu ese abantu bazongera koga muri umuntu niko byabangamira ubu ngubu uravuze ngo izi uzazi yese aricyo bintwaye ni umugore wanjye bro uyu nguyu mwirirwa muvuga ngo ni umudiaspora ngiye kuva twahura nta n'ibihumbi 5 byenze ko ni ukuri na uvuga n'umunyagisenyu reka tubaragure bivuze ndababwira ati nta n'igihumbi cyenzi rwose nawe kuva uwo munsi yese avuga ati nzashaka ikintu Derek atarakoranye mukorera kwa ko ntabwo nkunda ibintu byo kujya muri ambiance ngo mvayibinga biraho yego doranya turi mu kazi arakubonye rero aravuga ati umunaniro ni iki reka nkwerekana umujyanye tumunsi tujyane dutembe abantu bari kureba bino bintu mu magambo mwakoresheje mbere mwavuze yuko ejo yagukoreye planka ejo yankoreye planka natekereza ko inabaho mu matwi sobanura abantu bo ubugisha ukuri byanya dore uko ibintu byagenze navuye mu rugo mbabwiye ngo nibakore video ntabwo mari ngenda ntazi ibintu bagiye guhita bakora ntabwo nari nzi ko ubwo bwenge bafite bw'ibintu bagiye gukora bingana uko babikoze naragiye njya ahantu ndi kuganira n'abantu baramamagara bamamagaye ngira ngo ni planka bagiye kunkorera ahubwo kwa ko nari ndi mu bantu turi kuganira ibintu byanye na business ndabihorera ndagati mwihangane mushaka undi muhamagara nanababwira nabi haciyemo akanya njya kumva mama wanje mbyara aramamagaye mani n'amarira sinakubeshya ari kurira atuzi ko bari kuguhamagara bakubuze umwana bambuze yego umutima warandiye phone numva uwo umwana babuze mbona umwana wanjye mwebis musome muzima busanzwe amusoma muzima busanzwe oya nagari filime ni 2 niriyo nagari filime oya nago nabibonye muri kwishado niba hari umukobwa ugutwitiye izi saha ukaba utari kwita ku mwana twite na nyina ukaba uri kwita kuri orga muri gukora ibintu ntekereza ko bitamuryohera mu maso kandi atwite wumva utari ubunyamaswa uwo mukobwa ni guteganya ko abana banjye babiri bagiye kuvuka kandi impamvu abanyarwanda njya mbona mu makomenti yanyu kuri muhita mugira abantu imuhwe mukabafata yo uramuje ntabwo ari ibyo nyeneye sasa abantu batega iminsi ngo nge na uruga ngo bagiye gutandukana ngo ni icyumweru ngo ni ukwezi oya ntabwo bihari ibyo bintu ntabwo rwose nababeshya ko bihari biri kera cyane bapfuye none se orga urumva uri tayari kuzaba mama mwiza umunsi wa mugore yaje wakasamutwe numvisha ari nk'akasamutwe akaza oya biranashoboka kuko uri kwa se w'umwana we nyine like ubuse bibaye ngombwa kwaza akaza agahita tuvuge ngo wabyaye ntabwo byashoboka nta bagore babiri mu nzu babana ubwo se urumva yiwe yabivamo yasara yakwiruka akabasiga yakwigendera ahubwo nyine banza wumva ukaza wabyaye nawe yarangiza n'uwo nguwo nawe akabyara yarangiza agahita aza akavuga toke akira iyi telefone niramuka ipfuye ntagira ikintu avuga nanjye ndahari ntagira icyo avuga okay jewe reka nanjye mbivuge reka turebe buretse uzana nkwereke reka turebe banza utangire buretse ugiye gutangira video buretse niho yitangirira noneho nanjye ngiye kureba ko uzi koga ugiye kwibira niba utazi koga naribi ngiye telefone yanjye ndayihebye twagiye recordinga ugende njyewe ndayihebye ko byavuye turi mu mazi wowe rimwe kuri gutitira ntabwo bayikwishyuza rimwe recordinga man rimwe Derek recordinga ugende recordinga rimwe twagiye anuka hasi do nago kiri kodi yaturebe cyayijyanye inyuma shana je usirari mubiki reba yewe ntago ari kwifotora do ariko niba ari gufotora imbavu ahubwo sira niyo yitaye hasi mega wowe barakubwiye ngo kamera wanze telefone ukayishira yijyana gutya
cyari kubaho wari kwitwara gutya pa kugiye noneho wahise wishyirira hamwe mujyemo mu bigori kuva haciyemo imyaka 10 noza inshuro ebyiri hano inshuro ebyiri atari hano ariko karibure yawe kuko telefone nk'umuntu yamye kuntu karibure yawe imeze uri kumva reka ngewe ndi kumwe na Njuga hano kamubwire kuntu karibure yawe imeze wowe iyo uri koga ugendesha akaboko kamwe niko wogesha uretse gatoya nakubwira amafaranga ya pisine uretse genda ukore bino bintu uretse amafaranga nubwo nta byazi ibyo mu mubwira ibyo bari kuvuga ibyo muri kuvuga genda ishyura pisine umva kuntu bimeze umva kuntu byari bimeze nibanza umva kuntu byari bimeze banza ukoreze genze mbikore video wari kujyana gutya wowe ukagenda wose woga none urangije uretse gato metre na je none se ko zira video bafata ziri zo muri nuze bazifata gutse bazifatisha kamera cyangwa bazifatisha telefone man ibintu muri kuvuga murabizi oya na video reka mubaze uretse gato reka mubaze gato na video urabona bafatiye mu mazi umuntu bari kugenda n'amaguru akagenda agenda gutya hanyuma se umutugagara gute muri mu mazi bakabyeditinga se umuntu afata phone gutya akagenda n'amaguru ayitwara gake gake ariko reka maze musobanure karibure yawe ndayibonye byemera na uretse gatoya oya buretse karibure yawe ngenda yibonye ubushize reka nkubaze ubushize narakubwiye ngo twoge mbona uzi koga ariko koga hano ni hehe hano ni mu mazi hehe hano kuri green uretse prengi video hano ndi hehe wabonye kuntu umuntu agenda ukoresha akaboko kamwe nawe ukoresha amaboko yose noneho uri kwigirira gutya ngusobanura mu video yagaragara uretse mumwereke ngende kukwereka ibintu kugira ngo urebe n'abandi singuyu mitsutsu singuyu ora turi siyasi mu mazi nyine ni ibintu bishoboka ahubwo wowe wajyana kubwiye ngo kora ibintu gutya wowe ugenda gutya ngo akaboko kafite telefone bari kugenda nari karibure yawe turayibonye imana umva bro reka mwereke niba ushaka kumenya ko urabona ushira akaguru hano urumva ushira akaguru hano gutya hano ku isima ugashitura ukagenda urambura amaboko gutya ukagenda uruhiye nibwo utangira gukoresha amaboko ariko video wayifashe bakayikata unama tumubaza akabazo gato no tuvugisha ukuri niwe wisohokanye muri aya make bagusohoka umugore wanjye watsohoka yagusohokanye amafaranga ntabwo ndusha amafaranga ahubwo nuko kubera ikiganiro nakoze mu stalkinga ntabwo ndagwa n'ibihumbi 5 none se ibihumbi 5 mwa cyane amazi niba baza ngubwire ntabwo n'amazi ukumva iyi mpamvu nabikoze ejo namukoreye prank ureba muri kamera ugerande bagende ejo byagenze bite impamvu igenda musohoka namukoreye prank iramubabaza kuko nayishyizemo na meri yaratikutse aratikuka uri kumva ikindi kandi twakoze ikiganiro aravuga ngo kuva twamenyana sindamuha n'ibihumbi 5 rero njyewe niko kuri ntabwo uramuha n'ibihumbi 5 nabyo neza aho kugira ngo nyine aho kugira ngo amuhe amafaranga se n'ijye uzajya uyamuha cyakora nyafite naza nkamusohokana tukenjoyinga then tukitahira twishimye kumva wowe iyo bivuga amafaranga mu ruhe rwego iyo bivuga urumva iyo bikubita amazi bikavuga uba uri gukoresha ingufu nyinshi urumva we koresha ingufu nkeya iyo wiyoroheje mu mazi ninde uri kubivuga kandi wowe uri gukubita bikavuga ngo narigize ngo norugo umva ikintu rugavuze utaruzi aravuze ngo kuva mwakundana ntabwo araguha ibihumbi 5 ngo ararebye ngo abona ikintu kigukwiriye muri iyi minsi nari ukukuzana mu mazi nagusobanuriye ngo impamvu nabimukoreye na kimwe byose ndabyihagije so ikintu cyonyine mbura ni umwanya wo kuza kwejoyinga nawe nuvuga ngo oruga uravuze ngo oruga urugaba yakoze ikosa ryo gusohokana umugabo mu mibyizi urumva wowe tanga weekend yawe mu mibyizi buraki uraye n'amazi ibintu byose turabikora ariko wari wambona nasohotse ntabwo nyine none se uyu munsi ko wasohotse nabikoze nicyo kintu naburaga nyine yakibonye aho yateka ngikora sasa n'aya mazi kuyanyweye kukoze kubera kutazi koga ukayanywa ubwo urayizeye neza ko nta ngaruka rugayirirwa mbwira ko we iyo yoza nayasubamo ubu nahise ngira ubwo
Mwese ngo ntabwo yava mu mazi atasomye mwese ko yanyweye. nyine aricyo kibazo ufite ni Nose ngiye ko nyasobamo ntabwo iyo nsomye nyamira. oya ariko keretse ari iz'undi muntu Ese abantu bazongera koga muri umuntu niko byabangamira ubu ngubu uravuze ngo izi uzazi Yesu aricyo bintwaye ni umugore wanjye bro ndatikuta ariko hari ikintu asa hari ikintu njya nibaza mana njya nibaza ku rukundo rwanyu urukundo rwanyu ubona rutazarangira nk'uko izindi nkundo zose zirangira rurangira gute ntabwo twe mani reka twe ntabwo dukundana mani ngo shere ishusho uyu ni umugore nkaba umugabo kuki dushaka kutwita kitwereka ko uri umugore ukaba umugabo none se ni ngombwa njya kubikwereka nese ni ngombwa utumira mu bukwe bwawe warabukoze ushingira kuki se umwita umugore wawe? kuko ari umugore wanjye Nyine ushingira kuki? Mu Mu mategeko oya usibye wenda hano oya kugira ngo kibona kikugaragariza ko ari muhebisi musome oya muzima busanzwe amusoma muzima busanzwe amusoma muzima busanzwe oya naga ari filime ni bibiri ni riyo naga ari filime oya nago nabibonye muri kwisha do yo kunerira yo nakagombye gukora ibintu nk'ibyo bari abakoze mukaja mu murenge barangije reba mu maso uravuze ngo ari mu ideni rya baka ari muri ariya mafoto uravuze ngo ari mu ideni rya baka ariko akamubwiza ibintu rukota ibaze kugira ngo uze kwifotoza wafashe ideni rya baka akorwa nibiza nibwo azemererwa kwitwa umugabo ukaba umugore nimukora biriya nibwo azemererwa kwitwa umugabo ukaba umugore zanababwira muzaza ubukwe bwacu buri vuba hano ako se ko ngewe ntekereje mbamona gutandukana biri hafi oya nta hafi nta na gato bizigira binaba hafi habe nakubwiye ngo no twatandukana mbikurabure no mu biganiro narabivuze no natandukana na bimwe byo gushwana by'umugore n'umugabo nzagenda mbwira iwabo ati yaje kwitekerezaho mubyeyi mfasha uganirize madamu kanizanira umuntu hano gatoya iyo muntu ntabwo wakuze umufana ariko nurushaje mbere yiwe tungana umva si orga urabizi neza ko ibi bintu bitajya biva kuri kamera urabizi neza ibyo urabizi nose kutamutunga mikoro gusa urabizi cyane ko bitajya urabizi ntago ngiye nshaka kubwira Derek ndashaka wowe urabizi neza ko ibi bintu turi gukamera ari ibintu bitavaho kandi mbikorana nabizi ko bitavaho ntabwo utekereza ko uzabyicuza ntabwo nzabyicuza are you serious ari mukobwa yizeye kira akantu wamubitsemo kadasanzwe ako ubu ngubu nanzara reka nkubwize ukuri none se kubyumva nkubwire oya urabizi neza ko abatipe bashuka okay abatipe barashukana ariko ngiye ntabwo bari kunshuka nase ubizi gute umuntu w'umugabo ukuri iruhande uri gutitira ubu ko kumbwisha ukuri ariko mumbwire muri kamera ari kiboke na Derek unanutse ni ukuntu ukajya ugira ufite umubiri my friend ufite umubiri aya winzamurira ariko Clapton nawe ntabwo yanganaga kuriya zamura akaboko oya ngenda ushaka Clapton umubyibuho ntabwo tukimenya ngenda yavivuye kiboke naramubonye ubundi se rakankubaza uwo mubyibuho uri kuvuga umaze iki mu bigaragara ukunda size ntoya cyane anabyibushye namubaza impamvu yabyibushye oya vuga neza icyo jambo rugiye kuvuga namubaza oya ntago namwanga ariko namubaza impamvu none se nimba ngomba kubyibuha bivuze ko nawe agomba kubyibuha nk'uko mbyibushye mumbariza ikibazo oya njyewe uyu nguyu oya njyewe uri umukobwa unanutse ntabwo twaciriga rwose baranabizi benshi natira ntabwo byakunda wese uracyatereta oya nyine hari umubebi bumva yuko nyine yakugigira byose ntabwo ubwo icyo umuntu yazize ndacyumvira oya unanutse rwose ntabwo na ba bandi barabizi si ukazi se kaka uzi umusatsi Sara afite reba uyu nguyu banza uzi umusatsi uwo nguwo afite nagasuka nyine ari kuvuga ngo umusatsi ukawukuraho we bavuga ngo wasukura ariko anagukuraho utungutu burya reka nazajya umuntu kubeshya uburanga bw'umugore
urumva uburanga bw'umugore ni umusatsi we wowe nabare kuvanga umusatsi ukawukuraho nese bo nakumva iki ameze nk'uruhinja ruri muri pisine none se uremera ko hari icyo nkurusha uretse nyine kubi ngusobanurira ni gute ujya mu mazi ashyushye ukakona ako si ubwo rukota ubu aka kanya ubu reba uburyo kataratiti wakaje koga nyine aya mazi arakonje tega njye nambaye isire yego unamubariza akabazo shyiramo turenge twawe hano nkwereke ubukwe bwanyu inikayi uretse gato nako ngaho nakariya kanyu shyiraho nako fatisha hano ntabwo byakunda dufatisha hano twombi iyoroshye dufatisha hano umuntu w'umugore genda hari amufatiye mbabara nanjye siniba nanjye ngende hano hagarara hano nagwambo wowe shyiramo amano ugarame ese iyoroshye mu mazi uriyoroshye ntabwo byakunda arayamisha shana umva mubwire jya inyuma hariya we use nk'umufata nawe yahitamo shyiramo akaguru hano ntabwo byanze ahubwo urimo kwiremereza nicyo kibazo ngaho gake jya hejuru y'amazi wimanuka hasi ntabwo uzi kogaho aha uyu munsi rero shamba ahantu mbazanye ubundi nzabaroha uretse gato nzabaroha ahangaha muri ni hehe havuge nyine uretse gato nawe bakaguha ijambo ngo wipase umupira ni ukuvuga ngo bano bizanye ahubwo iyi cano bariho none se wowe reba nk'uburanyiki none se nkaho reba kuntu nyice vibe ntabwo se njye nari ngiye kubibariza impamvu nari nangiye gutya nari kubabaza nkumva ko hano baje bahazi none urabyita uzi ko hano hantu turi reka ngutera na story nyine ngiye reka nkubwire ko tera uretse nkubwire aha hantu turi yego iyi Great Hotel yubatswe mpari gutya ntabwo ngiye mvuga hano kuri Great Hotel nyine ni ahantu mugiye kugaragara aho turi hano kuri channel bari kuvuga ngo cyangwa mugiye kuvuga arego niyo ndi kuvuga okay ntabwo mvuga Great Hotel aho ngaho urankomye oya niba ndi kucerenge none ubajije nabi okay hano hantu kuri channel mugiye kugaragaraho bayita bavuga ngo Sara iyi channel mbaroshyeho ni yani Sara TV show oya ngaho Sara TV show ni Sara ariko ibyari byose nabisema akantu ka Sara impamvu kandi ni Sara ngo wakuze ufana ariko ufite imyaka ingahe man reka nkubwire Sara nakuze mfana na Sara uri kumbaza baratandukanye baratandukanye aba ni abana baba bari kubonana ngo babonye abantu bakuze bafana reka natwe tubahe ikaze kuri Sara Mutoni Show sibyo Sara Mutoni Show tubahaye ikaze ikibazo kimwe n'undanje kubera iki channel zose bazita ngo bakongeraho show kugira ngo nyine ubwo nyine bibe biryoshye nyine ari ibintu biri vibe sibyo nyine ubwo ngubwo abashatse kubyitirira show I think nyine ubwo na yakosora muganira show isobanuye nyine show kuki channel zose bongeraho show ariko abenshi nagiye mbona bashaka gusobanura nka showbiz cyangwa se abenshi uko nabyumvise uwa mbere arindi show ubundi ni nko kubwira umuntu cyangwa se ushaka kwereka nk'umuntu ikintu sibyo se warikoresha ahantu nk'aho ngaho show kubona kugira gute ibintu nk'ibyo hanyuma rero mumeze neza tumeze bya mwasohokeye Great Hotel yego Sara ndabona Mutoni adafite courage ufite ikihe kibazo ntabwo uri muri mood cyangwa tugushyira hara naho bamujye muri nawe bamuri kuri vibe yawe oya bari bahangaha ako wapfa kwegera couple wowe umuntu yari abari ahantu bashoyemo yabo ujya kubavangira ubegera ntabwo wakangiza umubano w'uyu munsi nk'umuntu basanze hano waje hano nkabasanga mfite amatsiko Sara niwe wasohoka ubundi nsanzwe nzi abantu b'amacano hari igihe bakubwira ngo ngwino tugiye gukora content yo koga ari wagusohokanye Sara niwe wabasohokanye cyangwa umugore niwe wasohokanye uyu nguyu betse gato ubundi ko muri hano ninde wabasohokanye umugore wanjye yansohokanye
ako reka nkubwire gute umuntu aba ese yicaye nta gisebo gute kiba umuntu aba gihari umuntu w'umugabo iyo umuntu w'umugabo ari kuvuga ngo oya umugore nta yamusohoka. gisebo mpamvu nta gisebo kirimo none aha yemeye ko ibintu dukoreye hano mbyishyura nkabikuba gatatu uko abikoze Yego. nahita mbikora nawe nona oya kuri guhakana inshinga reka ng'urugero uravuze ngo aramutse Nkubwiye. avuze ngo ego reka nkubwire impamvu ego dusanzwe dukora kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru Yego. njye nawe tuba turi kumwe turi mu kazi Yego. sibyo tugakora rimwe hari ikiganiro twakoze aricyo cyatumye akora bino bintu ndamubwira ati kumureba ubundi abenshi bazi ko ari umudiyasipora nakundanye nawe uyu ubundi uwo mukobwa aturuka uyu ni umunyarwanda aturuka mu kahe gace yavukiye I think niba atari ntagahibuka oya ndahazi ni Gisenyi ariko ntabwo ariho banyine baba i Rwamagana Yego. yego ese aho hose wigeze umusangayo cyangwa mwahuriye i aho Kigali hose ndahazi wandi kuvuga kumusangayo cyane nagiyeyo wagiye ujyayo ni Rwamagana nagiyeyo cyane ni wabi Rwamagana urahazi nagiyeyo na meriwe ndamuzi muhamagara ubunona muhamagare ntabwo ibyo nagose ko mufite ubwoba rero umva nkubwire impamvu sibyo yego. niba dukoze icyo kiganiro naravuze ati uyu nguyu mwirirwa muvuga ngo ni umudiyasipora ngiye kuva twahura nta n'ibihumbi 5 byenzi uko ni ukuri na uvuga ni umunyagisenyi reka nuko tubare guri nabivuze ndababwira ati nta n'igihumbi cyenzi rwose nawe kuva uwo munsi yose avuga ati nzashaka ikintu Derek atarakoranye mukorera kuko ntabwo nkunda ibintu byo kujya muri ambiance ngo mvayibinge biraho yego duhora nyine turi mu kazi arakubonye rero aravuga ati umunaniro ni iki reka nkwereka ahantu mujyanye fata umunsi tujyane dutembe abantu bari kureba bino bintu mu magambo mwakoresheje mbere mwavuze yuko ejo yagukoreye Planka. planka njyewe ndashaka ejo yankoreye planka natekereza ko inabaho mu Byari mateka bimeze gute? Sobanurira abantu bari Bo, kwicara. ubu- uvugisha ukuri dore byanyabyo uko ibintu byagenze Yego. navuye mu rugo mbabwiye ngo nibakore video ntabwo mari ngenda ntazi ibintu bagiye guhita bakora ntabwo nari nzi ko ubwo bwenge bafite bw'ibintu bagiye gukora bingana uko babikoze yego naragiye njya ahantu ndi kuganira n'abantu barampamagara bampamagaye ngira ngo ni planka bagiye kunkorera ahubwo kwa ko nari ndi mu bantu turi kuganira ibintu bijyanye na business ndabihorera ndavuga ati mwihangane mushaka undi muhamagara nanababwira nabi Yego. haciyemo akanya njya kumva mama wanjye umbyara Yego. arampamagaye mani n'amarira sinakubeshya ari kurira Mm. atuzi ko bari kuguhamagara bakubuze umwana bambuze yego umutima warandiye fone numva sobanurira umwana nawe uwo mwana babuze umwana babuze mbona umwana wanjye ako kantu ntabwo ari umwana muzeru. wabyaye na oruga wabyaye umwana kubana. nabyaranye nawe hanyuma mama wacu arira gute itonde ntabwo nyiri umukobwa akira basubira umva mubaze oruga Eh, umwana aho ngaho mwese mushyiramo akantu k'akabazo reka nkwereke nyiri ukuntu uretse- byagenze wowe vugisha ukuri Oruga, Ndavugisha ukuri nyine ukuntu ariko. byagenze niyo planka umwana wabuze niho turiho urumva icyo gihe niba harabayemo amarira umwana yabuze kuko arahari uwo mwana ni uwande umwana ni uwacu turabana mu rugo muramurera Rero na- ni umwana murera ni umwana ariko wacu ukuri kumutureresha hanyuma mama wawe wacu njyewe kuvuga ngo ni nawe urugero njyewe njuga mfite umwana urumva witwa gisa ndamutse nshatse umugore urumva yaba ari wawe abaye mukasi abaye mukasi Yego. noneho oruga afite umwana urumva aramutse ashatse umugabo uwo mwana yaba abaye iki ubwo yaba abaye iki bavuga biki mukanyina ubwo yaba abaye ubu yabaye mukanyina waba ubu kuko yari mukase uyu yaba abaye mukanyina N'urugero. ushaka icyo kinyarwanda mumenye ngo cyitwa mukanyina Turashaka kumenya. ibyo bintu si ubwa mbere mubyumvise Derek kano kanya niba yarateye inda ahandi hantu bakamushugunyira umwana akaba yarabuze turabimenya niba yarashatse oruga afite umwana nabyo turabimenya uko muri kubifata ntabwo ariko bimeze mwese iyi famiye turayizi ako se turi kuganira uwo mwana muri kuturusha famiye yacu ari iyacu ndagira ngo tubabaze uwo mwana umva se uwo mwana oruga urabivuga uwo Ndabivuga. mwana wari wabuze Ndabivuga. watumye Derek ahangayika Ahangayika bigeza. akava mu byo na mama warira yego akaguhamagara muri plank ari kurira ni uwande ni uwane vugisha ukuri yego aho ushaka kugarura Fata n'ubundi mikoro, fata nawe mikoro, yego. sibyo Yego. kugira ngo agusubize neza Yego. the first mfite umwana ugiye kuvuka wanjye nakura kuri oruga ugiye kuvuka yego Yego. si ushaka ko nkubera honest Yego. sibyo umwana wari wabuze ntabwo ari uwanjye ni Yego. mushiki wanjye nareze guhera ku mezi Mm. kugeza ubu ngubu Yego. agenda akajya mu rugo akagaruka akaza akandeba sibyo akajya kureba mama akaza akandeba ni mushiki wanjye niwe bucura mu rugo Yego. ariko nicyo washatse kuganishaho ni icy'uko ngo umwana ashobora kuba ari umwe muri twebwe Yego. uwo mwana ndamufite njyewe njye ndamufite ugiye kuvuka sibyo wateye inda yego itandukanye n'inda ya oruga of course nanayite narakundana na oruga kugira ngo byumve sibyo ntabwo twari twagakundana ngo bigere ahantu kure
ibintu byose bibaye birimo hano hagati ni ibintu biri munsi iri hagati y'amezi 9. ni urukundo ni danje twagiye n'ubu ntabwo buragira. Reka nkubwire sasa sibyo Sara wenda we yabishidikanyije kuva dore ko maze ngurugero Derek atanze ukuri arakubwiye ngo Derek yashatse afite umukobwa bakundanye amutera inda ubu mutwitiye umwana ari hafi no kubyara. Oya reka muhire kuri kuzuye sibyo. Oya nago babimuhereza byumve. Haragiye abantu bareba umuntu physical appearance ya benshi nako bibigenza kandi ati subuye umuntu koko bizagarukira. Giye guhera ku myaka yanjye 9 n'ababyeyi banjye bakurikirana ibintu naribanye guhera ku myaka 9 yanjye sinigeze mba ngiye nyine nari ntunze umuryango uri hejuru y'abantu 5 uri kubyumva kugeza today nagomba mu nzu irimo abantu 2 ngo nge na uruga ntunze umuryango uri hejuru y'abantu 7 guhera ku bakameramani banjye kugira ku editinga kugira kuri bande kugira ku bandi basista baba hari hirya no hino rukota na warabizi abose ni ngiye ubafite sibyo ikibazo cy'ubushobozi cyo ndakora ndi umukozi ndabizi mbasha gukora famille yanjye ikindi kintu ntabwo ndi umugabo ukunda ibintu byo byirari ngo nagiye hano hirya hino sibyo imeze na gutya rero sinzi impamvu ushobora kureba umuntu physical appearance ugahita wumva yuko nyine just ni umuntu uraho wasamye ugomba kuza muri ibi bintu kuko yabihubutsemo ugomba kubizamo akantu ko kwasama ntako twavuze. Oya mwakavuze ndi kumva mwabigarutseho cyane uzi impamvu noneho ahubwo ungiye kukuzira hanjye niyo mpamvu ngubwiye kugira ngo nzire wari wambuzeho ikintu wane kubuzeho ikintu ntago utekereza ntago ubyibaza niba hari umukobwa ugutwitiye izi saha ukaba utari kwita ku mwana twite na nyina ukaba uri kwita kuri Olga muri gukora ibintu ntekereza ko bitamuryohera mu maso kandi atwite wumva utari ubunyamaswa. Uwo mukobwa nawe arabizi ni umukobwa natangiye sibyo njyewe nakoresha ubundi uwo mukobwa ukuntu ibintu byiwe bimeze sibyo ni umukobwa nateye inda mu bintu bitateganyijwe sibyo ako mwakundanye yego kuko ntabwo wajya kuryamana n'umuntu utamwiyumvishemo hababayemo ikintu cyo kumwiyumvamo ariko ibyinda hari ukuntu waryamana n'umuntu kubera ko utanaragira gutya experience y'ibiki n'ibiki bikarangira inda ijemo mu bibyo bintu n'uyu munsi niyo mpamvu za nkamuvuga kuri kamera nuko nta bunyamaswa ngira bwo kuba nahisha uwo mwana wanjye ngo abantu mbabeshye ibintu babwe nta mwana ngira ntacyo aho sinyeneye ibintu bizaza ngiye bivuga ati Derek wateye umukobwa inda ejo ngiye stories zanjye zo zibera kuri kamera abantu barabizi story zanjye ni kuri kamera so uwo mwana rero mu gutera inda uwo mukobwa naragerageje nanga no kujya mu bakobwa nabatuye umukobwa niwe nubwo atari inzozi zanjye reka nemere mbu umubyeyi mbe papa mfate ako subundi utari twarenga aho ngaho uryamana n'umuntu ubona utari w'inzozi zawe kubera iki mbo urumva dore ngusobanurira ikintu cyabaye kugira ngo tutabinyura ku ruhande yego nafashe umwana w'umukobwa ngiye naradirectingaga filime mwana w'umukobwa ndamwakira za mu rugo iwanjye bamwirukanye ni umurundi ntabwo ari umunyarwanda aho yakoraga baramwirukanye kubera filime nayo namukinishije arambwira ati nkunda filime ariko uyu munsi ahantu mba byanze banyirukanye ngo nsigaye ngenda mbura ahantu mushyira yari umurundi kaza arambwira ati ngiye narahunze n'ibiki byose ndangije uwo mutima kandi naribanaga icyo gihe nabanaga no mu kameramani gusa ndavuga no waza ukaburi iwanjye iminsi mikeya ukazasubira twashaka wenda nk'amafaranga naba nanahembwe ngakubonera ubuzima sibyo mwana w'umukobwa ikintu cyaje kubamo kuba kuri uwo mwana w'umukobwa yaje kuzana ibintu byo kwivumbura cyane sibyo mu kuzana ibintu byo kwivumbura nge nawe guhuza biratunanira bitunaniye ndamubwira ati none wowe shaka ukuntu ujya mu rugo cyangwa se ushaka handi ubugiye kuko ni umukobwa ugira amahane byatari ari ku iherevo ya dani muri kumufasha kwanjye yaje kunkunda nge ntamukunda atangira kubizanamo urukundo urugero naba ndi kuvugana n'umukobwa wenda neretana nawe agafuka ubona yampfuye icyo gihe wenda niba yari yanagatetse ntateke niba ari wa mwenda yafuraga nagiye wenda nko mu kazi ntabikore nangira kubibona mu gihe ko atangiye gufuha kandi ari umukobwa nazanye nshaka gufasha icyo gihe namubwiye ati none wowe genda va hano nzajya ngufasha nta ribi mpaka igihe uboneye ako kazi nunakabura bizagenda neza nta ribi ngukurikirane mpaka igihe cyangwa se niba ushaka no gutaha mu rugo nzagwita umukobwa yanyemereye ko agiye gutaha arangije aho kugira ngo atahe yigiriye ahandi hantu ku nshuti yanjye ku nshuti yawe nanone yego inshuti yanjye umukobwa yaje kumpamagara mbwira ati ahantu ndi haciyemo nk'iminsi wambabareye none ko nahindutse nabaye umwana mwiza ukangarura mu rugo k'inzara inyishe ngiye gupfa umwana w'umukobwa kubigimuwe nyine ngiye ngira impuhwe zo kuva kera ndamubwira ati nta kibazo uvayo mu rugo yaje mu rugo nanone namukuza mu rugo none umukobwa aragenda mbera mu bibyanyabyo
wamugaruye agenda mbera mu binatanga nijoro ko njya naha nijoro bwije cyane bitewe n'ahantu mba nagiye gukorera icyo gihe atangira kuntonganya nkaho ari umugore wanjye akajya nonganya gute utabwije ukanyinguza amajoro kugira ariko ngewe utaraza ngewe nabashaka kwikingurira wagenda nkazanga nikingurira aranonganya bigeraho noneho umukobwa njye mfata umwanzuro abundi ndavuga ati taha biranze ntabwo tuzongera kubana nawe umwana w'umukobwa arambwira ati n'undi munsi njye sinzagaruka mutazajya ngo abahungu muba mudutunze iyo ni story umukobwa yarangije aragenda yaragiye akubita iminsi 3 ambwira ngo yagiye kwa uncle we nyuma y'iyo minsi 3 arangije aragaruka barahamagaye kuri phone uwo uncle we ambwira ati uyu mwana ko ubuzima bwanze wamufashije kwandi ko ngo gagukunda yenda gupfa wagize gutya yanze kurya yanze kuryama ndavuga ati sasa umwana yambereye ikibazo kugira ngo mwakire mugarure hano nganire nawe uri kubyumva nganire nawe n'uwo mukobwa nawe ubwawe uhibereye nka uncle we unamenye ahantu ari nejo niba ikibazo uzamugurikirana uhazi umukobwa kugezane na uncle yaneze ari nimugoroba bano bari mu kazi uyu mujama warabizi baso yari uncle we koko wapi na uncle wagirina ntawe rwose ariko niyo mpamvu nayo mubwiye nguzane na uncle we icyabaye ni iki yaraje aje ndamubwira ati rero ntabwo nge bikunda urasubira aho wari uvuye hanyuma uzana uwo uncle wawe nibwo ndakwemera kuza mu nzu yanjye mwana mukobwa arambwira ati basi mbikira imyenda arambwira ati oya ntabwo nkubikira imyenda genda wazano uncle naza turavugana nta kibazo winjire mu nzu ariko navuganye nawe arambwira ati sawa icyabaye naragiye njya mu kazi icyo gihe nari mfite hosting z'ijoro ndagenda naha isaha ya 9 hafi 10:00 nacyo 10:00 nsanga umwana w'umukobwa yakinguye inzu yanjye niba ari yishe urugi niba byagenze ute aryama mu nzu aryamye mu nzu ndabubwira ati iyo mvuze ikintu ntabwo njya mpindura mbabarira usoko ugende umukobwa arabyanga sasa itazamura amakare ati ngewe nagize gutya nagufashije ibi naraje nkubera umukozi ngira gute wabyumvise anonganye amagambo menshi ambwira ibintu byinshi cyane ebana nyine birangira ndwanye n'uwo mukobwa turarwana pe ntabwo nakubeshya twararwanye icyo genda namusona avuga ati mbabarira ntabwo nshaka ko twongera kubana njye nawe kuko wigize umugore wanjye utari we akubwa icyo gihe nta gikorwa na kimwe cy'umugabo n'umugore cyari cyakabaye habe na mama yajyaga aza kudusura nka mu president nkamubwira ati n'umukobwa mfasha gutya na gutya ngabimusobanurira umukobwa muri iryo joro yaragiye mu gitondo yazindutse araza aranyiyereka arambwira azana n'ubuyobozi RIB baje ndi gukina filime icyo gihe baraza RIB irantwara ngenda nzi ko ari ibintu by'imikino kumba bagiye bandika ibirego ntamenye ubwoko bwabyo bankubiseho ibintu ntazi baragenda basaba ibintu byo kwa muganga baragenda barapima umukobwa avuga ko yangiritse bifatira icyo gihe ngiye nemereye RIB ndamubwira ati nakubise umukobwa pe uko ibyo banyerekaga nibyo ntabwo byabihuye bambwiye ko nafashe ngo ibinika ngo nkayishyushya ngamenamo amazi ashyushye ngasuka ku mukobwa ibyo bintu ntabyo bambwiye ko nazanye ngo byari bimuriho ubwo bushye bwari bumuriho nge nari imfunze nge baransomeye nge maze gufungwa naragiye njya gereza njya gereza icyo gihe akazi nakoraga kahita gahagarara ndagenda nkubitayo icyumweru gishize mbura umuntu uza kumfasha n'ibiki byose njya kuburana muri parike ngiyeyo nsaba mama wanjye aza kunsura nabwira ati wabwira umukobwa kabizi neza ko ntabyo namukoreye akaza akavugisha ukuri kwa nyako nuko byumva mama niwe wagiye areba uwo mwana w'umukobwa aramubwira ati se uriya muhungu uramufungisha bigende gute na gute icyo gihe nibwo umukobwa mama wanjye yagiye aramwigisha kuburana kwanjye kwa nyuma bahita bamereza urukiko kugira ngo mburane icyaha cyo gukubita no gukomeretsa njye ni nabo bwa mbere mu mateka yanjye ni izina ry'Imana n'abantu bose banze nibwo bwa mbere mu mateka nari ndwanye bwa mbere nabwo ndwanye bitewe n'uwo mukobwa ukuntu yaneye umujinya numvise none icyaha bafite ukuntu bakigusomera muri RIB kumva ko wishe umuntu ukavuga ati ibi bintu se bibaho bansomeye icyaha nanjye ngira ubwoba ndavuga ati ibi ndono ndapfuye burundu banambwira imyaka gihanishwa bari bambwiye ngo ubundi hagati y'imyaka 2 bakaguca n'izahabu y'amafaranga ari ndavuga ati none se ubwo ndi gushaka kugira ngo ugere ahantu byageze aho none inda ikajya yakwinjira ndi gushaka kubwira sasa ndangije icyo gihe umukobwa yaraje mama mwigisha yansabira imbabazi ibintu bimera neza nyuma y'iminsi 5 ngeze mu rugo umwana w'umukobwa yatatsinda sibyo abyumvise kandi afunguye ahitatse ndavuga ati rwose icyo gihe nari nanifite ubwoba mvuga ati ibintu byarakaze ndavuga ati umwana wacu ni umugisha mureka avuke icyo nakoze icyo gihe nabwiye mama ndavuga ati mama wanjye uri umubyeyi wanjye yego
ntabwo bwaba ari ubwoba bwo kuba bwaratumye Si wemera iyo ubwoba. nda ndetse nyine kubera ko nyine wari ukiri muri ibyo bibazo byo kumva gereza watashye urumva umukobwa asa akubwira ngo ndatwite nwite inda yawe ntabwo bwaba ari ubwoba bwo Juga, kwemera icyo kintu kugira ngo utongera kugwa Yego. muri so njyewe ari ubwoba ntabwo impamvu nabyemeye si uko ntari kubyihakana kubera ko umuntu uvuye gereza ariko umukobwa twararyamanye ntabwo ndi hano ngo nze kuvuga ngo sinaryamanye nawe naryamanye nawe yaba ntararyamanye nawe nawe kuvuga ati subwo ibyo bintu bivanye ko byagucanze ariko njyewe impamvu nayemeye ko nkavuga ati uyu mwana ni umugisha kuri twebwe nta kibazo twararyamanye ndabizi ubwo dushobora kuba twararyamanye ariko nawe ubwo azi ko ari kumbeshyera inda atari iyanjye bizabazwa nawe ku giti cye ariko icyo nzakora nzareba umwana uretse ariko natwe tuba turi abantu b'abagabo twateye amada urumva nzi neza yuko urumva iyo bigeze muri iyo situwasiyo iyo bigeze muri iyo situwasiyo urumva iyo bigeze muri iyo situwasiyo mama w'umwana araguhamagara akakubwira ngo ngwino tujye kwa muganga kwa muganga asabwa mama n'umugabo kugira ngo umwana akorerwe ifishi urumva inda iyo uwo mukobwa igeze mu mezi angahe bo igihe no kuvuka mu kwa kabiri wari wahamagarwa kwa muganga ngo uzagende ntabwo ngiye bamamaga oya ntabwo bikunda ngiye ntabwo bamamaga ubwo icyo gihe rero uzumve ko uwo mwana azavuga hari undi se kuko hakorwa ifishi yego ntabwo ugenda uri wenyine oya ntabwo bikunda ni ukuvuga ngo kwa muganga wumva ukuntu yego cyeka iyo nta muntu waguteye inda uzi ibyo bintu ntabwo yarabyanze se namubajije ngo warabyanze yego uwo mukobwa rero uwo mukobwa ntabwo uwo mwana ari uwawe ahubwo wowe uzamubaza akabazo reka mba ngoye nk'urugero azamubaza akabazo ngo kutaramamagara kwa muganga ngo tujye kwizuza ifi kuko umwana mu mezi 6 y'indi akoze ubundi reka nkubwire yewe reka nkubwize ukuri njumva umwana umva nkubwire impamvu atazabyihorera nuko hari igihe kizagera bakagustressa bro bagusaba amafaranga wenda ashobora kuba afite undi mugabo umuteye inda ariko ubushobozi iyo bwanze bakabona aho uri gutera imbere barakwibuka urumva nanjye ngewe nzi ko umwana wanjye impamvu nishe mu mavideo utakimbona iyo bambonye muri video ndi kwirarira hari bahita famille itinyataka ngewe nigeye kwirarira ngo nasinye contract ari planka twapanze bro ari planka twapanze na AB niki nanjye gukodesha ikoti tujya muri Toyota ngo ndi gusinya contract ngo turi kwamamaza ngo ndi gusinya contract yahe nta n'ibihumbi 100 nakuyemo bro uzi famille zarahagurutse nk'amamiliyoni yahinjije ngiki bahita banzanira umwana batereka ku muryango ndavuga ati ariko mwagiye muri kuyagara irakare prank ngo twabyemezwa n'iki gore biyo video ngo irebe neza ngo usubiza ku munota wa 7 ngo uri kwisinyira ngo bwaho ngo uri kuvuga ngo amafaranga nyine abantu ntago bajya bakunda ibintu nyine hari igihe umukobwa ashobora kukuyora akatereka ndekane n'uriya muntu nimbwa urumva rero wazagera ahantu umeze neza oya ngereka nkubwire ikintu cyabaye nese umwana wawe uramukunda uzamukunda yewe yo yaba atari uwanjye kugira ngo byumve you are not sure ntabwo uri sure ko ari uwawe izina ry'Imana ntabwo nakubeshya sindi sure no kuri kw'Imana pe Ahubwo- ariko kuba nyine nzi ko rwose ku mwana ndabizi 100% nicyo nkofirima nyine kuko nyine ikintu nanone gituma nshidikanya ni kimwe nuko gufungurwa gahita nakiri abakobwa b'iki gihe ngewe ndyamana n'umukobwa yaba akicomoka iwanjye akahita ajya gusura uyu urumva ngewe wa mbere twahuye akahita avuga ati ndaniya undi wa mbere wa kabiri wenda ntabwo byakunda oya ariko reka nkubwize ukuri kandi ugasanga umwana ni umugisha ngewe reka nkubwire n'uwama mubyara uriya bita kari uwanjye nawe ubwe ndamurera uri kubyumva ndamukunda ni nawe mwana sinakubwiye planka bankurebana ikanshidura niyo yonyine mu buzima yari inshanze ubundi nkumva ndatagangaye je nkunda umwana ku rwego rwa nyuma ni noma yaba ntanamukunda nari pe twari kugera nayo nari bakandega tukarigariza ibintu gukunda umwana rero ndakaza kuki utarasama umwana wa Derek Bego niba abantu bareba video basubiza inyuma ama video yawe na Derek cyatarasa buretse ndi kubaza igihe umaranye na Derek abantu basubiza inyuma ama video barebe na myaka barebe he urumva ni iki gituma rero gukunda umwana oruga ataragwa amakuru meza yuko yarasamye
yarasabye ubu kano kanya nako muzaduha amakuru neza rwose tegereza guhera uyu Sha, munsi urwaye itariki ikintu yandike nakubwira cyo urazi ikintu nakubwira cyo ibindi byose ntago mbizi ariko ufite umugabo w'umunyakuri nubwo yaba yaguciye inyuma yabikubwira washaka ukwikubita ku gikuta kongera ukagaruka tukajya kwa muganga ariko ni umunyakuri ubonye bano bantu reka mubaze uri umuntu mukuru warashaka iyo babonye hari ikintu kikwibuta cyangwa hari ishusho bibonamo inyibutse nshaka kugaragaza ari kubaza Sara yaciye muri sterago zirenze iz'abana urumva reka mubwire nta kintu bimwibutse uretse baza reka ngewe nkubwize rukota ntabwo njya ngendera ku rugo rw'undi muntu cyangwa ku kindi kintu cy'undi muntu ntabwo bibaho ugiye kutubwira ibintu bikwibutsa kuri Sara nugendera ku by'abandi uzashya wowe ni iki bikwibutsa kuri Sara ngewe ikintu kinyibutsa kuri Sara nawe ugiye umunyakuri uretse umunyakuri utagiye kumuvugiramo ngewe muzi nyine akina muri Seburikoko ngewe mukunda pe ngewe numvaga tuzana abana reka mbikubwire nyine reka tuvugishe ukuri ngewe buriya hari abagore babiri nakunze muri iyi si babaga muri social media habagamo umuntu bitaga uretse gato ngewe mbikubwire n'ibyanyabyo habagamo umuntu bita Beyonce hakabamo umuntu Sara uyu nguyu w'umutoni wo mu Rwanda nibo Beyonce uriya w'umunyamerika ngiye nkubwira wajyaga wumva uzabana na Beyonce wigeze oya buretse ngiye kubaza wowe ibi bintu mbabare kuba mbikubajije wigeze wikinisha jewe hari umusore utikinisha buretse nawe rwose uyu mugabo rero yego nta musore ukuri utikinishije icyo cyo baba bakubwiye nyuma y'ibyo rero uyu mugabo buretse banza wumve impamvu bajije buretse banza wumve impamvu bajije icyo kibazo buretse bajije icyo kibazo kugira ngo mwumve igisubizo uyu mugabo mu gihe yakunze Sara agakunda Beyonce yarebaga Beyonce akabirangiza akahita ajya muri Amerika yareba Sara akahita aza mu Rwanda reka mabwize ukuri reka mabwire ikintu cyatumye nkunda bano bantu reka mbibabwire mutoni namukundira ngiye burangiye nkunda abagore nyine bashinguye kandi babinzobe cyo ni cyambere niko bimeze oya niwe sikari wanzaga mu maso cyane wajyambigenze nagiye iyo foto ndi kuyikura no Sara namureba n'ukuntu yaktinga wumva nyine ndatikutse Beyonce we yakunda kurimba zira ndirimbo nakunda kuzireba nyine ngumva nta nimwe ni nyinshi man ako se ufite kibazo nta nimwe ase ko bamuvugira reka Sara tumenye ko nagukunze nurukotana hajya nurukotana n'umusazi akose gukunda umuntu byitumusazi oya nago urumva wenda ushaka ubuse Beyonce na Sara ntibenda gusa ntibameze kimwe wenda ngo uvuge ngo oya ngiye mpamvu ndi kubikubwira ibyo nuko ngiye ari bona kunze nawe warakabije urumva umuntu wese akunda agira reka ceceka wowe nta story ufite ko gutebya reka dukomeze ku story ya Derek tubwira nyine bijyanye n'umwana ni ukuvuga ngo ibi byose abivuze ngewe nari namaze kubabara deja nari namaze kubabara uvuze ngo ufite umwana ufite umuntu ugutwitiye nkahita mbona undi mukobwa ni ukuvuga ngo nawe urugana ari ntangiye kumubona nk'umugore utari mwiza kuko nyine ibyo ukorera mugenzi wawe ntabwo uba uri shuwa yuko nawe ibyo uri kumukorera bitazakubaho ni ukuvuga ngo usanzwe girlfriend watwite ukabona bari kugusohokana bari kukwitaho wenyine ujye umenya yuko nawe ejo ntuba uri shuwa icyakuye uwo nguwo aho nawe bishobora kukwangiriza agahinda gahise kanyica wowe uruka umara kumenya nyine wumva izo story wari utarazimenya ubwo twamaze kuba Derek yavuze story ye ubwo urga ntago arazamo nta nubwo arabimenya urumva urga ntago uramenya ko yateye inda cyangwa nyine ndi kuvuga yabitubwiye ubwo nyine turi kugendera wowe utarabimenya nuramenya ko Derek yateye inda niba aranabimubwira ushaka ko hano ngusubiza nk'umuntu utarabimenye wowe ugiye guhera kuri story banza wumve banza wumve umva ikibazo uretse umva ikibazo wowe urasubiza njyewe uravuga ati njyewe nza gukundana na Derek byatangiye gutya na gutya nza kumenya ko yatewe umukobwa inda byari bimeze gutya nagiye gukundana nawe wumvishe ukuntu story yatanze waba unjyanye mu bintu njye nagiye gukundana nawe mbizi yuko umukobwa ahari mutarabanaga bisanzwe nicyo kintu batazi bano
ikindi kandi twanakundanye tubana ntabwo twabanaga nk'umugore n'umugabo. uwo mukobwa wateye inda mwarabanaga nawe n'uwo ngo hari twabanaga nk'umugore n'umugabo yego twabanaga nyine nk'uko yaba uretse gatoya mbaze gusubiza hoya biganiro batereramo inda juga kuriya byabaye mu mu biganiro batereramo inda none uretse musubiza nk'uko mbikubwiye ngo sibyo nk'uko mbikubwiye ngo iwanjye ahantu mba ndi haba hari abantu bagera muri barindwi bose harimo n'abakobwa harimo abakobwa harimo abasore bo babiri bashobora gukundana bitewe n'uko umwe mubona ari seriye n'undi ari seriye bavuga ati byanyu niba biri seriye nta kazi kanyu mubijyane ku ruhande nanjye rero uyu niko namukunzemo sibyo kuko njye nabanaga nabo mbana na petit frere mbana nako kana nyine ubana nyine n'uwo mugore wateye inda nawe yarahari hoya ntabwo we yararimo yari yaragiye yego uwo mugore nawe nateye inda kugira babyumve ntabwo ari kure namuhaye mama wanjye kugira ngo mbanze amwiteho umwana wanjye avuka ameze neza ntabwo namujugunye ntabwo ati mama uri umubyeyi mukuru uzi uburyo bitaho umwana banza umwite ko ni n'umukobwa muto ntabwo ari umukobwa mukuru nuko uwo mugore yari yarasubiye iwabo i Burundi yari yarasubiye iwabo baramujyana sinzi ukuntu yari ari gushaka ibyangombwa byo kugira ngo tubyare neza ibyo byangombwa ko yaje we kuko niba ari mu nta byangombwa yari afite noneho mu kundi bari gushaka ibyangombwa babajyana mu buryo butazwi agezeyo arambwira ati hano mu rugo banyanze byagenze nabi byagoranye nshakira uburyo avuga ati noneho we ndakohereza amatike n'ibiki uze turebe ko wakitabwaho ukabyara umwana neza kuko sinzi ngo abarundi iyo wabyariye iwanyu ababyeyi be ngo bahita bamugira igicibwa unarebye nawe ngo wahagwa nuko yanyibwiriye ndavuga ati ntabwo ugiye ubw'iwanyu tiguze naribi araza mukuza sasa asubira hariya ubwo rero ni muri ubwo buryo namufashe bugiye hariya mama kwiteho banza ubyare nta kibazo nta na kimwe ariko nyine urumva ni wa mwana ugifite mentalite mbi cyane ibaza umuntu ikintu gituma namukunda nanamwishyura nkavuga ati uyu muntu n'umwana uzanera umutima mubi ni wa mwana nyine ufite ibaza umuntu wifata agatuka umubyeyi wanjye akamusaza akagira gutaho umeri wanjye amaga akavuga ati uyu mukobwa ntagashobotse byanze kwihangana bibaho umukobwa yatwite buriya hari ikintu bajya bavuga hari umukobwa utwita akunda icyondo ugasanga inzu yarayicukuye ibyo natwe nibyo ku buryo watuka umubyeyi ukabatuka umubyeyi nyine banza wumve mbaretse mbanze nkubwire reka mbasobanurire kino kintu mbaretse mbanze nkubwire nawe ca bugufi wivugira hejuru uyu mubyeyi wowe ushaka kuba utwite kuvugira hejuru nkumva aricyo utwite aratwite avugira hejuru ajya hejuru nuvuga cyane ndiravamo utwite kuvugira hejuru no ikindi kintu wowe ugomba kumenya njyewe njya ngusobanurira ibintu by'abamama abagore batwite sibyo njyewe mfite umugore watwise ndakubwira ikintu njyewe nakubwiye njyewe yatwitiye akabenzi ku buryo njyewe ahantu bita kwa Bucyana bro ikiro cyaguraga nta muntu utahazi mu Gitega yatwitiye akabenzi ku buryo njyewe bafitiye n'ideni kwa Bucyana n'ubundi ahaca simage njye ntabwo ndi umuntu benshi kubera inguru umukobwa yaryaga urumva yakuye mu jilbab oya ntago ari umusiramu we nushaka gufata umusiramu umukobwa twitiye ikintu se wakanga kukirya oya reka dusoze tugende hari abatwitira sosiso hari abagize tugana ku musozo wenda wa kino kiganiro dereke afite projet nta muntu utafite uburenganzira bwo kuvuga ngo kuri cana itari yawe ugomba kwamamarizaho projet zawe bigacaho n'abandi bakabimenya umuntu wazaga ku kiganiro akamenya ko hari n'ahantu yagusanga imbuga nkoranyambaga nicyo uteganyiriza abanyarwanda nicyo uteganyiriza umugore wawe nicyo aguteganyiriza ubwo ni ibibazo bibiri icyarimwe njye mbabajije ntasa nababaza ikindi wenda n'uyababaza ikindi dusoze byo neganyiriza abanyarwanda ndi kubateganyiriza ko umwana agiye kuvuka kandi ikindi uyu cyangwa uwo wundi bose bazavuka ndi kubara yego ndi guteganya ko abana banjye bagiye kuvuka none se ngiye reka abagura abanyarwanda umva deri vuga mu kinyarwanda cyiza ndi guteganya ko abana banjye babiri bagiye kuvuka babiri mbisubiremo umva buretse mbisubiremo ndi guteganya ko reka mbisubiremo umva shu wowe twite kuvugira hejuru ndi guteganya ko abana banjye babiri bagiye kuvuka kandi impamvu abanyarwanda njya mbona mu makomenti yanyu kuri muhita mugira abantu impuhwe mukabafata yo uramuje ntabwo ari ibyo nkeneye nk'uko mbana n'abantu barenga 7 batarabona byaye n'abana banjye barenga 10 n'abana nabo kandi nkabatunga bikagenda neza kuko ngewe mani nta kazi ntajya nkora kose ndagakora ikindi ku byo mbateganyiriza nyine nibyo bibiri abana banjye bagiye kuvuga uko ari babiri ikindi mbateganyiriza hari filime ndi gutegura ya Danger
ntabwo sinzi ukuntu niba nayita inyarwanda cyangwa atari inyarwanda simbizi nayishutingiye ahantu hagiye hatandukanye mu bihugu bitandukanye bazayibona nsigaje amezi 2 ngo nyishyire hanze ibiteguye neza ari filime nzamurika ntabwo ari filime nzashyira kuri YouTube channel nzayigurisha ntabwo ari filime mushutinga ku bitambaro mukata bavuga oya ni filime uzareba ukavuga ni ngewe reka narabivuge gutya ni ngewe muntu uri gutegura filime uzareba ukibaza niba ari inyarwanda cyangwa ari nyamerika bikagucasobanuye iri gukinwa n'abantu bagiye batandukanye bagiye batandukanye bose ingero zose uzazibonamo abashinwa oya abashinwa bo nabarimo ariko abona kuzamo abazungu barimo umunyakoreya arimo umunyarwanda arimo abakongomani barimo abagande barimo nyine uzagenda ubibonamo bite n'ibirimo bigiye bitandukanye uzagenda ubyumvamo mu mezi 2 gusa barababonye filime bayita ako ntabwo ari ngombwa dukore urumva ko abayishe umwe muzasubize nabajije wongera umbaze uko wabajije ura tugiganyiriza iki umuryango wawe ndeyo umuryango wanjye ndawuteganyiriza ibyiza nyine tugatera imbere uri kumva ku buryo yenda nko mu yindi myaka nyine uzabona turi abantu barenze tari ukuri kutubona dore uyu we yanatwisa abasazi birambabaje oya ngo mugambira akoranye n'abantu b'abasazi uzi impamvu yavuze abasazi twese hano turi abasazi ibintu twavuze biri kukucanga twese turi abasazi natwe turi kubaza turi abasazi tugatera imbere nyine tukavaho turi tukigira hejuru nyine ukaba muremure ikintu nshaka kuvuga ngiye gahita nanigendera ku bantu muvuga ngo ngakanagararo ku rukundo my friend muntandukanye na babagabo mana rukuntu umuntu aba afite umugabo wamubereye imbwa mura mbivuga wakubereye imbwa pe nta mugabo w'imbwa oya reka ngiye mbivuge mu ishusho bashaka kubyumvamo neza nta mugabo w'imbwa ubaho ariko reka mbivuge mu ishusho nshaka kubivugamo kugira ngo umuntu ahita abyumva icyo nshaka kuvuga message sibyo ngiye nyine ngiye kubivuga burya ya message yanjye itambuke iyo umugabo yakubereye imbwa nkuko mwirirwa mubita imbwa agataka nkwamoyega kubita bikagenda gutya ukabona ko yakubereye imbwa nukajya umugereranya n'undi mugabo ngo nuko umubonye physical appearance wenda abantu bandeba physical appearance yangira agaragaza ko ndi muto cyane pe abantu bagiye kunsereza sibyo ariko ukuntu ngaragara n'ibikorwa byanjye nizera ko nge biratandukanye kandi nge ndabyizera 100% ko biratandukanye cyane sasa abantu batega iminsi ngo nge nawe rugango bagiye gutandukana ngo ni icyumweru ngo ni ukwezi oya ntabwo bihari ibyo bintu ntabwo rwose nababeshya ko bihari biri kera cyane bapfuye none se Olga urumva uri tayari kuzaba mama mwiza umunsi uwo mugore yaje wakasa mutwe numvisha ari nk'akasa mutwe akaza oya biranashoboka kuko uri kwa se w'umwana we nyine like ubuse bibaye ngombwa kwaza akaza agahita tuvuge ngo wabyaye ntago byashoboka nta bagore babiri mu nzu babana ubwo se urumva iwe yabivamo yasara yakwiruka akabasiga yakwigendera ahubwo nyine banza ukaza wabyaye nawe yarangiza n'uwo nguwo nawe akabyara yarangiza agahita aza akavuga toke akira umwana mwakira umwana wawe rero umwana ngiye bamuzanye n'uwawe none se uri mu rugo we simurera oya ariko ntago ari uruhinja uruhinja sinamurera yamushakiye amata urikumva ibintu byose bisaba ngiye namurera pe umwana agakura nta n'urwango rurimo nta n'ubwo ikindi ngiye nabifuriza usibye kubyara muzabyare neza gusa ari mubyara tuzaza reka mbagira inama ya nyuma rero nanjye oya njuga kanjye ahubwo ngewe saba ikintu Sara Mutoni TV show Sara ngewe ni umuntu na sharinze ikiganiro uretse gatoya ntabwo ngiye ndi kumutereta ngewe nakoze ikiganiro ndi kubwira abantu bantu ko binjiye idini ngewe reka mbivugira hano nushaka uzabikatinga wayikatinze ndi kubwira abantu ngo ndansharinga sanda namwandikira message ndavuga ati Sara ikiganiro ukirebe nyene ya Majiribab byari ibyo ngiye umva rata ngiye mbabwira akantu Derek ikintu cya danje cyiza urumva buriya iyo wegereye uzabyuke mu gitondo ahantu utuye ujye ku murenge wegere bamwita gute umuntu wo ku murenge bamwita gute ibyo ushaka kuganisha reka mbanze mbigusubize bayita civil bakugira inama buretse nyene ngende kukubwira akantu ni inama yanjye uyumve niba wanabitekereje uzabikora mwirahirire mwe mubanye mu rwego rwa buretse ariko niwe hase kuki ushaka gushukana banza oya yibanire n'uyu nese ari kumwizirika umva gugumura rata rega mubwira uyu yatangaje ko ari umugore we ntago bari kwizirikana ikindi kintu cya kabiri
umva banza umve beze kubyo uya akomosha ku kantu ko kwinjira idini niba mwarinjira idini ni byiza na ahantu hose buri musigiti wose mwajya cyangwa ahantu hose mwajya ntago mwe mushaka imfashanyo yo kuvuga ngo uyu nguyu ariko ngo yabasabiye imfashanyo y'amajiribabe n'ibiki buretse ngo yabasabiye oya ntabwo yari gusaba ariko imyenda ye twe tuzambara ari gusaba iyo tuzakoresha muri video bashaka banza yego wowe nta nubwo yayibura yo gutira imyenda yo gukoresha yo ntabwo yayibura ahubwo ameze nk'uri gusabiriza harimo aravuga ngo narakubwiye wabyumvishwe kure kuba ngo narakubwiye ngo abantu binjiye idini ngo wanyimye jiribabe ngo wanyimye ibintu reka ngusobanura akantu gato ni umusilamukazi reka ngusobanura umugore wawe ni umusilamukazi nawe ubwawe uri umusilamu ufite ikanzu umugore afite jiribabe urebe ikiganiro nakoze reka nkubwire nyine banza umve ikintu cyo kubisabira idini rataryemera njyewe ngenda umusilamu nubwo nagendera ku mahame y'idini urumva ugasanga nyine nakoze amakosa nkayarenga ariko mbizi ko idini ryanjye hari amategeko rinsaba ntabwo wowe idini ntabwo rizakubuza kunywa mitsingi uzayireka bitewe n'umutima wawe idini ntabwo rizambuza kurya akabenzi n'urugero buretse n'urugero ntuzaditinga se ntabwo rizamugende kuvuga ko njyewe njuga ngende kuvuga njuga ntabwo ndi kuvuga njyewe urumva ntabwo rizambuza njyewe reka ngusubize nigendere njuga sibyo reka ngusubize akantu gato nyine reka nsubize njuga akantu gato uretse kumusubiza reka rata nkubwire sibyo Derek kankubwiza ukuri numara kuba umusilamu ni itegeko yuko ugomba kureka inzoga ni itegeko yuko niba uryo ku kabenzi ugomba kukareka ni itegeko yuko uko kwambara guhinduka ye kubashuka oya ngerekana namubwire reka mubwire ikintu nakundiye abasilamu cyambere ni uburyo abamama babo bambara binshimisha nyine nge nkunda umumama wambara akagaragara nk'umubyeyi ntabwo nkunda nyine sinzi impamvu wenda sinzi ukuntu bimeze ariko njye sinkunda umukobwa wambara akambara ibintu ubona bitamukwije nyine bitameze neza rero reka nakubwiza ukuri ku kintu waravuze ngo cyo kujya gusezerana ndi umusore wakuze mama wanjye atarabona umwana we mu bana bafite wifuza kuzabona umwana we yasezeranye ibintu biri perfect ndifuza rero ko ngiye ninjya kubikora sinshaka ibiboro ngo umuntu ngo yabuze uko agira ngo yagiye ngo n'umugeni we mu muhanda agenda n'amaguru ngo ndashaka gukora nyine marriage igaragara isa neza iryoshye ifite amafaranga pana ibintu byo kumbwa byusa nta bindi bintu bagasana byoroshye mugiriye turabashimiye cyane murakoze sibyo mwakoze kuza ariko giye kuri ibyo ngibyo by'ubusilamu orga biri serie inbox sibyo inbox tubikore ariko nyine n'uyu nawe bwizo nzoga urazireka kuri ibi byanjuga byo kubeshya urazireka urumva kandi none ubanza wumva reba hano nkubwira ikintu cyiza sibyo twebwe mu idini ntago bisaba ngo wagiye kurahira ibintu byo kurahira ntago wagiye ku bushake bwawe wagiye kurahira ku murenge wagiye ku bushake bwawe nta n'ikibazo biremewe ariko ntago nyine twebwe ikintu cya mbere cy'ibanze ni ukugenda ugakoranika n'umugore wawe mu musigiti imbere y'Imana kuko ubu ngubu at this time muba muri abasambanyi muba mubana nyine by'abasambanyi ariko noneho uragenda nta bintu birenze no guteka umuceri ni ibiro bingahe sibyo ukitumirira abantu bawe ba hafi no ku musigiti mukareba abantu muzajya musarira mukagenda bakabakora iki bakabasezeranya imbere ya Nyagasani wanyu icyo kibazo none n'uwo mwana wanyu akazavuka avukira hehe mumbabure muzabikore mutari mwabyara kuko iyo umwana uje nyuma y'indowa ntago aba ari sawa ni ukuvuga ngo umwana uje ababyeyi be batarasezeranye imbere y'Imana ntago aba ari sawa rero koko mugiriwe ntawamenya impamvu mwabihisemo sibyo mugende mubanze musezerana imbere y'Imana mwatoya shahada se kandi tugiye kwinjirira aribwo tugiye kuryinjira nta nubwo murabikora kotana ni ugomba kutujyana rukotana ni umusazi rukotana noneho kugira ngo uve ko rukotana ari umusazi njuga reba abantu bamubwiye kwinjira idini abanza akora ikiganiro arabanza ukwezi kuzima kurarangira uri kunyoherereza wose nge ninjiza abantu mu idini nabanza asubiza nta mugukiri kuri channel Sara izina ry'Imana yewe ndabahuza n'umugabo wa Sara muri injira idini ibintu byose nawe yende bahuza na Isa burayishimye ureka nkubwire muziga n'idini mwebwe mugomba kuza mu idini neza umva
umva urata hari umuntu ukunda idini nzi ndende bubahuze nawe akabinjiza idini neza kandi buriya Imana reka ngwesa buriya nukore n'ibintu ntuzakora amafoto niba abantu bakubwiye ngo barashaka kuba abasilamu sibyo bise niwe bigiyeho ntago Sara birenga n'iminsi 3 nirenga ibyo ngiye muzabimbaza ya gufata nimero za Derek ubundi umugabo iyo ugize ariko ibyo bintu ntago ari sawa wowe uyu nguyu yarasaze ibintu byose abishyiramo ubucuruzi muzajya mujye mukora ibiganiro mwambaye amakanzu ibintu byose abishyiramo ubucuruzi njyewe ni ukuri ko Imana ibindi kubivuga nitaye ku bya kamera Derek sibyo njye reka kubera umwana babara niba mugiye abasilamu ntago muzicuza turabashimiye cyane ndaje ashahadamura inshallah inshallah ubu ngubu uzajya ugenda mu mazi ibintu byose wabihinduye bitari kugaragara cyane rata